noneho leta nyinshi ubu leta itemera gutambutsa itegeko rirengera gukuramo inda. Iyo leta barayihagurukira ngo kugeza igihe yemeye guha abantu umudendezo wo gutwita abana barangiza bakabica bakiri mu nda. Hari uwo numvaga ejo bundi avuga ati amajwi y'abo bana arimo arahururiza Imana, bose basinya itegeko n'ibwiriza ko bagiye gutangira gusezeranya abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Jambo yo mu kanwa kanjye, iby'umutima wanjye wibwira, ishimwe mu maso yawe Uwiteka gitare cyanjye, umucunguzi wanjye. Amen. Pasika nziza, Pasika nziza. Haleluya. Umunsi mwiza wa Pasika turawubifurije. Ugire Pasika nziza. Kandi Vika yabivuze ngo murasa neza. Mwebwe ntago mushobora kwira, ariko uhagaze agakareba anga habona ko musa neza bidasanzwe. Reka tuzamura icyubahiro cy'Imana. Kukuntu mukeye musa neza ku mubiri, Imana yifuza yuko no mu mutima kubera Pasika, kubera kuzuka kwa Yesu, ibyacu byose bizuka, ibyiringiro bikazuka, ibyishimo bikazuka, imibereho ikazuka, iterambere rikazuka, imibanire ikazuka, ibintu byose bikazuka, tugakomeza gusa neza, tugacya ku mubiri, dukeye no ku mutima. Nagira ngo tugendane mu bitekerezo tugiye Yerusalemu. Abadusomeye ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 guhera ku murongo wacyo wa mbere. Isomye icyo gice nk'uko bagisomye, ubona uko byagenze gitondo cya Pasika. Mariko yarabyanditse, Luka arabyandika, Yohana arabyandika. Iyo nkuru bose bayihurizaho, ariko uko umuntu wafashijwe n'Imana, uko ayobowe n'Umwuka Wera, akagenda buri muntu agira detaye geraho, ariko zose iyo bisomeye hamwe, ukasoma iki gitabo, ugasoma iki, ubona ukuntu byuzuzanya, byerekana imbaraga z'Imana n'ububasha bwayo, igitangaza gikomeye cyane zakoze ku munsi wa Pasika. Pasika wari usanzwe ari umunsi wizihizwa n'Abayuda buri mwaka, ariko bizihizaga iki? Bizihizaga gucungurwa kw'Imana yakoresheje imbaraga nyinshi ikabakura mu buretwa bwari bubabangamiye, bwari bubamereye nabi, baratakaje ibyiringiro, baratakaje kumva yuko nabo bazabaho bari mu bwigenge, batari mu bubata, batari abacakara, badakoreshwa imirimo y'agahato. Byari bagiranye, bariyakiriye, baratuje, ariko igihe kimwe kuko bariraga amanywa bakarira ijoro, bakarira amanywa bakarira ijoro, Imana igeraho ivuga iti numvise amarira yanyu kandi imanuwe no kubakiza. Ujoro Imana ibakura muri Egiputa, nibwo Pasika ya mbere yabaye.
ntabwo Imana dusenga iri kure, ngo nta nubwo ukuboko kwayo kwabaye kugufi kugira ngo kudakiza. Ibyifuzo dusengeye aha ngaha mu kanya, ndizera yuko tutaranasenga uyu munsi, kuko tumaze iminsi tubisengera, hari ibyo Imana yatangiye gusubiza, kandi n'ibindi iraza kubisubiza. N'ibitarasubizwa byose bizasubizwa, kuko Imana ifite ububasha, nta kinanira. Ya yindi yakuye mu gihugu cya Egiputa abayuda bakomoka kuri Yakobo, Pasika bagiye kuyizihiza, Yesu yari amaze amajoro 2 mu gituro. Noneho aza kuzuka ku munsi wa Pasika, ya Pasika yo kubavana mu buretwa Egiputa. Kuzuka kwa Yesu kuyiha indi shusho. Pasika ntiyaba iy'Abayuda gusa, ntiyaba iy'Abisirayeli gusa, Pasika yose iba na Pasika y'Abanyarwanda, kuko yabaye Pasika yo gukura abantu mu bubabare bw'ibyaha n'ingaruka zabyo. Mbere yuko Yesu azuka, Yerusalemu byari bimeze nabi, byari bimeze nabi. Hari abigishwa yamaranye nabo imyaka 3 abategura kugira gusubira mu ijuru, bakomeze batwara iyo nkuru, twari yo uko yayibabwiye. Yari amaze igihe ababwira yuko ibyo abahanuzi bavuze ko mbere yuko ubwami bw'Imana butangira kuba, hari ikibazo cyagombaga gukemuka. Imana yari ifitanye ikibazo n'abanyabyaha, abantu batayumva, abantu babaho nk'aho Imana itabaho, bagakora ibyo bishakiye kandi bazi ngo ntibishimisha Imana yabaremye. Imana yari ifitanye ikibazo n'ubwoko bwe. Igihe cya Nowa, Imana ngo yabonye ibikorerwa mu isi birababara, ngo yicuza n'impamvu yaremye umuntu. Ni cya gihe yoherezaga umwuzure, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro cya 6. Umwuzure umara isi kubera ko Imana yarakariye abantu, ariko hari abo kugira ngo izabe imbuto nziza bumvira Imana. Ariko nyuma y'umwuzure ireba noneho abarokotse ibyo barimo, iravuga iti burya ntacyo nakoze. Kandi iravuga iti irirahira ngo ntabwo izongera kurimbura umuntu, kuko umuntu ni umuntu. Ntabwo izongera kurimbura umuntu ikoresheje umwuzure, ahubwo itangira kohereza intumwa zayo, itangira kohereza abahanuzi, itangira kohereza abacamanza, abantu Imana yitumiye ubwabo ngo bafashe abantu bayo bave mu nzira z'ibibi, bave mu nzira z'ibyaha, bakora iby'Imana ishima, babe no mu mugisha w'Imana, babe no mu byiza by'Imana, babe no mu mahoro yayo, kugeza aho Imana ubwayo yiyiziye ku isi muri Kristo. Yesu yaje avuga iby'ubwami bw'Imana, ariko ngo hari uwamubanjirije witwaga Yohana, wazanywe no gutegura inzira ya Yesu. Yohana nawe hari ikintu gikomeye yakoze. Hari hasanzwe hari umubatizo abantu bawumenyereye, umuntu akabatizwa yinjizwa muri koperative runaka, akabatizwa yinjizwa mu mandwa runaka, abasenga gutya. Ibyo mibatizo yabagaho, ariko ntabwo higeze habaho umubatizo wo kwihana ibyaha. Uwo ni wo wadukanywe na Yohana.
umubatizo wo kohana ibyaha. Noneho Yesu agiye kuva ku isi, abayuda baranze kumwumva no kumwakira, ngo yiyitirira ko ari Imana, ko ava ku Mana, ko ari umwana w'Imana. Ntago babyumva, ibyo barabyanga. Ariko abantu benshi babyumva, bakumva inyigisho ze, ndetse ntabwo zari inyigisho gusa, yari afite n'ububasha, yari afite n'imbaraga, yari afite ubushobozi abandi bantu badafite. Abantu bakareba inyigisho, akigisha urukundo, akigisha imbabazi, akigisha kuva mu byaha, abantu bakamukurikira. Ariko akanerekana yuko avuye ku Mana, afite n'imbaraga z'Imana zishobora gukiza abantu indwara, zishobora kwirukana abadayimoni, ibyo abantu bose batakoraga mu gihe cye. Arabikora, barabibona, abantu benshi baramukurikira, baramwemera. Abigishwa be babona yuko Imana yabashubije, Imana yabibutse, izanye umuntu wo kubayobora mu nzira z'Imana. Baratangaye kubona umuntu aza agahamagara umuntu maze kane mu gituro, ati Lazaro ngwino, kandi akaza. Baratangaye, ntabwo bigeze abamukurikira bajijinganya yuko avuye ku Mana, ko ari wa wundi abahanuzi bahana. Ariko Yesu atangira kubabwira ko igihe cye kigeze, ko abanyabyaha bazamufata bakamushinyagurira, bakamugira nabi, bakanamwica, no ku musaraba ati bazanyica nzapfa, ajya no mu giti nzaguma nzavayo. Ariko abamukunda bijwe, ibyo ntabwo imitima yabo yigeze ibyakira. N'igihe yacirwaga urubanza mu bacamanza, bari bazi ngo ibi ngibi barabinyuramo, hari icyo ari bukore. Igihe bamukubitaga ibiboko, Petero yarashobewe, wa wundi yavugaga ati jyewe no gupfana nawe nzapfana nawe, tuzafunganwa. Abonye batangiye kumukubita ibiboko arumirwa, atangira no kumwihakana ko atamuzi. Ubwoba bwaraje. Igihe kiragera, Yesu arabanga, arapfa. Arabizi yuko hari umuntu w'Imana, ndetse hari umwe mu bagize inama y'Abayuda, inama nkuru, witwaga Yosefu. Aragenda asaba umubiri we, awushyingura mu mva yari yariteguriye. Abayuda bagiraga umuco wo kwitegura n'urupfu, bakitegura n'urupfu, abashoboye bakitegura n'imva zabo, zikajya aho ngaho zikabategereza, yazapfa bakamushyingura. Uwo rero imva yari yariteguriye, avuga ati Yesu ntacyo namumariye akiriho, ariko none ubwo apfuye, reka njye gusaba umubiri we mushyire mu mva yanjye nari nariteguriye. Kuko bindi ntabwo habambwaga buri wese, habambwaga abantu bakoze ibintu bikabije. Bumiraga aho ngaho, imibiri yabo ikumira ku misaraba yababambweho, ikarinda yashyirira aho ngaho, cyangwa ubundi bakaribwa n'ibisiga n'inyoni n'iki. Ati umubiri wa Yesu ntabwo uzaribwa n'inkongoro, nawushyira mu mva yanjye. Ndatekereza yuko urugendo rwe rwo kugendana na Yesu no kugendana n'Imana rwatangiye uwo munsi, kuko yari atagifite isoni, yari atagifite ubwoba. Ko biri bugende kose, bari abantu ndabona bashaririye, ariko ntabwo umubiri wa Yesu uribwa n'inkongoro. Aragenda baramwemerera, arawushyingura. Noneho babigishwa be baravangiwe, babonye ibintu batari biteguye, babonye umunyambaraga wabo, umuntu ukomeye wabo uvuye ku Mana, noneho abanyabyaha bamushinyagurira kugeza naho bamanitse agapfa, bakamujyana no mu gituro. Aho bari bafite ubwoba, bamwe barimo bicuza ngo ibi byose twabijyagamo ngo bimara iki harya birangire gutya.
araburuka avuga babiri babigishwa be ngo uwo munsi azuka ntabwo bari babimenye, ngo bari mu nzira bajya ahantu mu murwa witwa Emawu, maze ngo Yesu araza bagenda inyuma, nibwo barimo kuvuga ibya Yesu. Ariko uwo muntu muvuga ninde? Ni muntu ki? Ngombwa ngo wowe uri wahehe, uri umushyitsi hano aho warahese, ntabwo wumvise inkuru za Yesu? Umuhanuzi Imana yatwoherereza akatwigisha, agakora ibitangaza, akerekana ububasha bw'Imana, none abakuru b'itorero bakaba bamwishe, akaba ari mumva, ari mu gituro. Ariko noneho twumvise bavuze ngo n'abazindukiye ku gituro ngo ntabwo ngo basanze atarimo, ubu twavangiwe, twashobewe. Noneho ngo aratangira avuga ati ariko se mwebwe igihe cyose mwabanye nawe, abibutsa bya bindi byose yagiye ababwira. Ntiyababwiraga ko azapfa, ntiyababwiraga ko azazuka umunsi wa gatatu. Kuki ibyo ngibyo mwebwe mutabyemera? Ngo ariko koko yarabivuze. Burira ngo ashaka gukomeza kugenda. Ese wa mugabo we, ko bwije abantu bakugirira nabi, waje ukarara tukagucumbikira aho tugiye gucumbika, ko twagendanye, ko twaganiriye neza, ejo tutumva ngo warahemukiwe? Arabemerera ngo bajya no ku meza. None bari ku meza ngo afata umutsima arawumanyura kwa kundi yawumanye bicaranye, ngo arawusengera, amaze gushima Imana arawumanyura. Koresha ya magambo abikora kwa kundi ngo barakebuka, nibwo bitegereje bakamenya ko Yesu. Ariko bakiri aho ngaho ntibamenye uko yagiye, arabiyufura aragenda. Ariko ngo no mu nzira nyamara ngo yatumye imitima yacu isusuruka nubwo twari twihebye. Icyo nshaka kuvuga, bari bavangiwe, bari bacitse intege, bari babuze ntibazi aho bagiye kwerekeza. Ikindi, inkuru zari ebyiri muri Yerusalemu. Mwumvise uko basabye muri Matayo ko umushyitsi wahize. Iyo umushyitsi uhinze muri Bibiliya bavuze mu mushyitsi munini, uzunguza isi, ukazunguza ibintu, uba uvuga presence y'Imana ko yahageze. Imana rero ngo irahagera ku gituro, marayika ahirika ibuye kubera imbaraga z'Imana n'ububasha bw'Imana. Ba bagore bagiye bibaza, ariko se bashyizeho godoro bagahoma bigafata, banashyizeho na kashe bihari ubwo nitugaruka, ariko si igitare cyo ninde uri bugihirike? Bo bababajwe nuko umurambo wa Yesu wagiye mwumva, nta uwusize, nta uwukoreye icyo babyakorera imirambo yose. Ibi bavira hari, nta wari wayiteguye, kuko nta wari uzi ko Yesu ari bupfe. Yesu yapfate, yakwicwa ate n'aba bashenzi badashobora no kuvura umuntu, badashobora no kwirukana abadayimoni, kuzura umuntu? Ibyo byose yarabikoze, ninde wamutinyuka? Ariko ngira ngo yarabizi ko bizaba, ko azajya mu gituro ari nta mibavu. Niyo mpamvu yashimye wa mugore basekaga ngo mbega umupfu, iyi parufe yose amusutse mu mutwe, ntitwari kuyigurisha aya mafaranga nibura agafasha abakene? Yesu ati abakene ntimuhorana nabo, ntimuzaba, hari aho benda kujya, mwamuretse ibyo akora ko abizi. Ntatunganyirije umubiri wanjye kujya mu gituro. Muribuka avuga ibyo bintu, yari abizi ko uzajyamo nta yandi mavuta abonye. Abagore ntabwo bagize amahoro, ngira ngo bakibaza umubiri wa Yesu usizwe. Babyuka mu gitondo cya kare arayemo kabiri ngo bahagere, basanga igituro kirarangaye. Se kandi nde wakuyeho ibuye? Barinjira n'amavuta yabo bayiteguye, basanga Yesu ntawe uhari. Ariko marayika arababwira,
Matayo wabivuze neza yuko abo bagore bari mu nzira bamaze kumva ibyo marayika babwiye, bahura nawe, barabahamagara, baramwumva ijwi, bararimenya, baramureba, barapfukama ngo bafata kuri bya birenge, kuri za nkovu. Nimwumve rero, iyo Yesu atazuka harya byari kumera bite? Abayuda bari gukomeza ya nkuru yabo ngo twamurangije n'ibyo byose byashize. Abigishwa ngira ngo bari gukwira imishwaro bagasubira i Yerusalemu, abandi bagasubira kuroba. Ariko noneho bagize umunezero, nubwo bari bashobewe, bagize umunezero, baravuga ati nibyo koko yatwiyeretse, natwe twamubonye, Yesu wacu yazutse, ntabwo ari mu gituro. Batangiye guhimbaza Imana mu mitima yabo. Ariko uko bavuze abagore, ngo abagore bari bishimye mu mitima yabo, ariko bafite n'ubwoba. Turishimye yazutse, aragira tukamubura, ariko akongera turira n'abandi yazutse. Ariko si ubwo yazutse none bigiye kugenda bite? Abatumaho bahurira i Galilaya, ari Galilaya. Ubundi Bibiliya ivuga yuko yagiye mu ijuru, bari hafi ya Yerusalemu. Ariko bataragenda arababwira Luka abyandika neza mu gice cya 24. Muhumure, mwe kugira ubwoba, byagombaga kugenda uko abahanuzi babihanuye. Ariko rero nk'uko yo muri Matayo icyo gice gisoza, icyo twasomewe gisoza abaho ubutware, abaga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ndabatumye nimugende, mugiye guhindura abantu abigishwa banjye, kandi kandi mubigishe kwitonda ibyo nabwiye byose. Luka aravuga ngo Yesu amaze kuzuka yarabahuje, none arababwira bya bindi Matayo yanditse, Luka bisubiramo akabisobanura. Ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha bugomba kubwirwa abantu bo mu isi yose. Ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kiza ikimenyetso cy'uko umuntu yahana ibyaha no kwakira imbabazi z'Imana. Haleluya. Benshi murahangaha mwarabatijwe, ndetse abandi Imana yabahaye abana murababatirisha, abandi mwarakomejwe. Gukomezwa buriya no gusubiramo y'amasezerano, kuko iyo umuntu abatijwe, yabatizwa ari umwana, yabatizwa akuze, ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu yemeye kwihana ibyaha no kwakira imbabazi z'Imana. Iyo agarutse gukomezwa, abaje gusubira muri ya masezerano ko kanye yimuye Satani n'ingeso ze n'ibyaha byose n'imyanda ya Satani, ko amaramaje gukurikira Yesu, noneho agarambikwa ibiganza byo gukomezwa yasubiyemo. Akaga dufite, ngira ngo tuza kubatizwa tukabisiga hariya, twava kubatizwa tukongera tukabiterura. Igihe cyagera tukaza gukomezwa, tukabisiga hariya ku irembo, twarangiza gukomezwa tukagenda tukabitera, tukabisubiramo uko byakabaye. Ndetse ubundi hakaba bya bindi Bibiliya ivuga ngo iyo wirukanye umudayimoni ngo akagenda, ngo asigara, ngo akomeza agaruka kureba niba hari imiryango ikinguye. Ngo iyo abonye imiryango ikinguye, hari umuntu urara adakinguye utita ku gukinga, ariko izo ni inzugi zo ku mutima, ngo aragenda akamobiliza abandi badayimoni. Uriya yanyirukanye ko nari jyenyine, nimuze nitugenda turi benshi nazadushobora, ngo bakaza ari benshi. Nibyo by'umuntu rero wabatijwe akanakomezwa, iyo arangaye gatoya ntabwo haza wa mudayimoni wasohotse, haza benshi
ugasanga nta soni, nta pfunwe, nta romoro nk'uko abafaransa bavuga. Umuntu arikorera ibyo ashaka byose atitaye ku bantu, atitaye no ku Mana, kubera yuko abadayimoni bagarutse bazanye imbaraga nyinshi. Yesu yarazutse bagira imbaraga, ariko mwibuke ko cyagihe yabahaga ubutware yaravuze ati mutegereze, nimujye mugume mu murwa. Mariko ariko bivuga 24, mugume mu murwa mutegereze ibyo nabasezeranyije. Kuko yarababwiye nanone mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa Luka bisubiramo, Mwuka Wera naza muzahabwa imbaraga, muzahamya Kristo wazutse. Haleluya. Umwuka Wera iyaje rero, bwa butware bahawe, noneho haza n'imbaraga zo gukora ibiri mu butware bafite. Ubutware aka twese ko dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo bwamanga n'ubwoba aho turi ko Yesu akiza. Ariko guhamya Yesu wazutse ntabwo tumuhamya mu magambo gusa, tumuhamya no mu mibereho yacu no mu byo dukora, kuko imirimo yacu ivuga cyane kuruta amagambo yacu. Abigishwa igihe cyarageze, za mbaraga basezeranyijwe ziraza ku munsi wa Pentekote. Yesu amaze ku munsi wa 50 amaze kuzuka, kuko nibwo Pentekote yageraga. Noneho Pentekote igeze, ibyo basezeranijwe bose ngo bateraniye hamwe bari mu nzu y'Imana, Umwuka Wera aramanuka. Umwuka Wera amanutse, ba banyabwoba, ba bandi bihishaga, ba bandi bari bavanye bavuga none se ko ingano, ariko se turazihera he? Kuva umwuka akagera mu mitima yabo, ntabwo abantu bamenya aho imbaraga zavuye. Petero wahakanaga niwe watangiye kubwira ba bandi, bavuga ngo ba bantu basinze, ibi ni biki barimo. Abandi bavuga ngo se basinda bate? Ibyo bavuga ko twumva buri muntu wese abyumva mu rurimi rw'iwabo, ko ntawe ukeneye umusemuzi hano, bajyaga badusemurira. Ariko none abo bantu baravuga buri muntu wese akabyumva mu rurimi rw'iwabo. Ibi ntabwo bisanzwe, birasaba ubisobanura. Petero wa wundi wo Yesu yabwiye ati nzaguha imbaraga kandi nukomera uzakomeze bagenzi bawe, yafashe iya mbere arababwira ati bingibi nta wanyoye inzoga, namwe nimureba amasaha ya mu gitondo. Ibi ni bya bindi Yesu yavuze, yarabitubwiye ngo Umwuka Wera azaza tuzagira imbaraga, duhamye ko yazutse. Wa wundi wo mwishe mukamubamba ni umwami, niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, niwe waduhaye ububasha bwo kubwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha. Aravuga arasobanura, ajya mu mateka yagiye bemeye. Petero yarangije hemeye abantu 3,000 bose barabatizwa. Ababatijwe bose bagiye bahabwa Umwuka Wera. Menye intumwa umurimo wabo ngo umaze kuba mugari, babwirizaga ubutumwa, bakigisha, bagasenga, ariko hakaza kubaho no kwita ku bashonje, abantu babimukira, abantu bafite ibibazo, bagashaka ibyo babagaburira. Noneho baravuga bati umurimo tugiye kujya kwirirwa tugabura, dushaka ibiryo tugabura, ivuga butumwa, gusenga. Nibwo bigira inama kuri abatijwe, abo twabwirije, dushaka imwe abantu bafite umwuka w'Imana kandi bafite ubuhamya bwiza. Abo bantu babatijwe nabo ko bari bafite umwuka w'Imana, havuyemo abantu 7. Umwe muri bo witwa Stefano niwe wabanje kwicwa azirivuga butumwa ko avuga Yesu wazutse. Aba bantu nabo mu minsi mike Mwuka amaze kuza, izi ntumwa ari umurongo hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo 40.  40 40
kuzuka k'umwami ukaba kuri bo bose no kubyo bakoraga, ngo bagiraga imbaraga kuva uwo munsi umwuka weraza, bagiraga imbaraga zo guhamya Kristo wazutse. Nabo babatizaga bakabarambikaho ibiganza, nabo bagiraga izo mbaraga n'ubwo bubasha bwo kuvuga Kristo yazutse. Petero na Yohana bagiye gusenga, nk'uko baza aha ngaha hari ikirema maze imyaka myinshi ngo yavutse amugaye, noneho ngo abiwabo n'ababyeyi bakajya bamuheka bakamugeza ku rusengero ajya asabiriza ku bantu binjira n'abasohoka. No Petero na Yohana bamuhingutseho ngo ku irembo ryitwa Bwiza abatega intoke arasaba. Petero ngo aramubwira ati turebe, ngo abarebye yibwira yuko noneho bagiye kumuha n'ukuntu basa neza, ikintu gifatika, kuko nta wigeze amubwira ngo turebe, ahubwo bamuhaga bamuha bagenda. Ariko noneho ati turebe, turashaka kuvugana nawe. Petero aramubwira ati turebe aha ngaha nubwo twambaye amafaranga, hari abantu bajya babareba bakareba uko ukenyeye, bakareba uko ugenda, atari kuriya muntu kashi zirahari. Petero na Yohana nta kashi, bati rero ibyo dusaba ntabyo dufite, ariko dufite ikintu cyakugirira umumaro, gusabiriza. Dufite izina rya Yesu, dufite imbaraga zakuye Yesu mu gituro, dufite imbaraga zakuye Lazaro mu gituro. Yesu yarazidusigiye, umwuka wera yaraje, izo mbaraga turazibona. Haguruka, turagutegetse muri zo. Ahagurutse atangira kubyina no kwitera hejuru. Ba bandi bose bari bamuzi baramureba barumirwa. Noneho babayobozi b'itorero ry'uwo munsi bati noneho karabaye, aba bantu nta muntu uzongera kutwumva, bagiye gutwara isi yose. Iki gitangaza bakoze kimeze nk'ibyo shebuja yakoraga. Ariko reka mbabwire, Yesu yarababwiye ati binkora muzabikora kandi muzakora n'ibirenze. Ntabwo yabwiraga bariya bonyine, namwe yarababwiraga, natwe yaratubwiraga. Za mbaraga z'Imana zizadushoboza ibyo abantu batekereza ko tutashobora, nawe bizagushoboza ibyo utekereza ko utashobora. Mujye mwumva ubuhamya bw'abantu bahagaze nkatwe. Imana yadukuye kuri, nta n'uwigeze arota yuko yajya imbere y'abantu ngo agire icyo avuga. Yewe umunsi umwe ndi umusore wakijijwe, nari maze imyaka nk'ibiri. Abasore bagenzi banjye bati oya tuzajya tuvuga nawe tangiye kuvuga ubutumwa, ubona bafite impano. Yewe nageraga imbere y'abantu ngatitira. Noneho umunsi umwe bantu bamwikanisa ngo ngereyo, n'igihe ari kuvuga ubutumwa yeze pronari nanditseho narufata rukagera rutya, urupapuro rukagera rutya, ibyuya bikamanuka, n'ibyo naraye mboroka byose baraba bigiye. Uwo munsi navuze ntabwo nzongera. Bariya abantu bafite impano nafite baranshuka, ariko narihanganye mvuga bintu sinzi niba barabyumvise, mbona ndahivanye ndagenda ndicara. Ntabwo nari nzi ko nashobora kubwiriza, niba n'ubu mbishobora simbizi, ariko nibura ntabwo Bibiliya ititira. Haleluya. Ziriya mbaraga zirahari. Reka mbabwire, aba bantu bagiye kudukuraho itorero, ntacyo tugifite. Tugiye kujya he? Nta maturo tugiye kubona, nta bitambo tugiye kubona. Abantu tugomba kubapfukirana. Twababwiye b'abasirikare babwiye ko atazutse, ko bamwibye, ariko noneho ibi ngibi turabikwiza he? Za mbaraga zari zimurimo ko zibarimo. Muzi cyakurikiyeho, barabahamagaye. Nabo ngira ngo bashaka kubafunga, ariko ngo babice. Noneho babahamagaye babafunze, abantu bose babonye umuntu akira barakurikira. Abantu baratwica, ntabwo turi bubakire. babazana mu rukiko ngo babagije babavugishe.
ariko ba bantu baraza buzura urukiko. Turebe none habaga icyo bitwaza. Umuntu yakize twamubonye turamuzi yahoraga asaba baramukijije za mbaraga ziramukijije turabigira dute. Noneho barabaheza baravuga ati mujye hanze turabahamagara mu kanya. Baravuga ati rero aba bantu baratumara kuko ibi ngibi noneho byagiye ku mugaragaro natwe twabyiboneye natwe umugabo turamuzi reba uko twabitumara tubahendahende. Ngo barahazana barabakanga barabwira ati tegetse kuvuga ntimuzongere kuvuga iryo zina rya Yesu, ntimuzongere kuvuga ko ari we ukiza abantu. Niba mwakoze igitangaza mu gikore ariko ntimuzavuge ko ari Yesu wamukijije. Bari bafite urubanza kuko bamwishe nk'umuntu uko twamwishe. None bigiye kumera bite? None bari baravuga ati rero mwebwe cyangwa twumvira Imana. Aho naho iryo hurizo rirabananira. Bati mwebwe mugende tubabwiye yuko mutuba. Okay, murabi ubwo tugiye mumenye yuko Imana ikizatubwira kuvuga nicyo tuzavuga. Ntabwo tuzavukurikiza ibyanyu. Baragenda. Imbaraga. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyose kirimo imbaraga zazindi zazuye Yesu. Tuzibona mu ntumwa za Yesu. Izo mbaraga ziri mu itorero rya Kristo uyu munsi. Izo nizo mbaraga zituma umuntu azinuka ibyaha ntazongere no kubitekereza ibyo yari vamo uko byaba biri kose. Izo nizo mbaraga zivura umuntu irari ryo mu isi. Izo nizo mbaraga zituma umuntu waryamaga akarota ubusambanyi yabyuka agatekereza ubusambanyi yagera. Nizo mbaraga nizo zonyine zishobora kumutunganya uwo mutima ukavamo, niba ari umutima niba ari umudayimoni. Izo nizo mbaraga zishobora gukiza intoke z'umuntu zikora iby'abandi. Abantu bamubona bati uriya si wa muntu inkono iri ku ziko ishya atura adafite n'ibyo ateruza ariko yabaye yakijijwe n'iki? Izo mbaraga zazuye Kristo bene data ntacyo zidashobora utitaye ku rwego wabagezeho rwose. Twarazibonye. Yohana aravuga ngo turababwira ibyo twabonye, turababwira umuntu twabanye nawe twasangiye twafashe ku myenda ye, turababwira uwo tuzi ibyo yakoze, twarabibonye, twabonye imbaraga z'Imana zimukura mu gituro, yadusigiye ubutware, ariko noneho na za mbaraga nazo ziraza tubona ibyo zadujeje. Yesu ariho yarazutse ntabwo ari mu gituro. Yohana baramuboshye. Ubu nguwo wigishwa wawe ndi waremwe batu yunguyu we nta kundi nuko umufunga kandi tukamufungira kure ku kirwa aho abantu batazamusura kuko uyu nguyu ntabwo yumva. Bamutwara ku kirwa cyo muri Mediterane cyitwa Patmo. Nta muvandimwe, nta ntumwa, nta mukristo, ntawe umusura. Ariko ngo nuko byari bimeze bityo watekereza ko yagombaga kuba ari mu majune, ari mu marira ku munsi w'Imana ngo yari mu mwuka. Haleluya. Uka nibwo yahishuriwe ibyanditswe mu gitabo cy'ibyaha. Umurongo wo mu gice cya mbere ngo Yohana amubonye mwiyerekwa agira ubwoba yikubita hasi. Yesu arambwira ati humura eguka Yohana, ni jye wapfuye ahambwa, ariko uyu munsi ndiho ndi muzima kandi nzabaho iteka ryose. Yohana humura, ndahuri ndahari. Naho muri gereza nuri wenyine nje kukwereka nkubwire ko turi kumwe kandi tuzabana nkuko nabisezeranyije kugeza ku mperuka. Ndiho ibihe byose. Aranamubwira ati dore urupfu rurabazengurutse rurabagose
ntabwo yagiye muri ayo magambo yose, ariko nibyo bihe bari barimo. Aravuga ati ni jyewe ufite urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu. Muri make aramubwiraga ngo ibi murimo ni nka kwa kundi nimupfa, ni nka kwa kundi ko Lazaro yapfuye. Lazaro ntabwo yapfuye, nta nshuti y'Imana ipfa. Turimuka tukava mu mubiri tugakomeza kubana n'Imana twakoreye. Imana yaturemye mu ishusho yayo ikadutuma ku isi. Aravuga ati ni jyewe ufite urufunguzo. Abo babatera ubwoba bari munsi y'ubutware bwanjye. Ibyo urwana nabyo byose wibuke ko utari wenyine. Ariho ari kumwe nawe. Ibigutera ubwoba byose ariho ari kumwe nawe. Ushobora kuba utari muri gereza hariya, ariko no muri gereza hariya ariyo, kandi hari abantu bamubonera muri gereza. Ariko umutima wawe ushobora kuba muri gereza, ukabura amahoro, ukabura ibyishimo, ukabura ibyiringiro, ugahora ucitse intege, ukumva ko abantu bose baguhagurukiye, ntawe ugukunda, nta nshuti ugira. Abigishwa ba Yesu nta nshuti bari bafite. Ariko humura, arakubwira ati ndiho. Yego narapfuye, ariko noneho ndi, kandi ndiho ibihe byose kugera ku iherezo ry'isi. Ndi kumwe nawe. Izi mbaraga za Pasika, bene data, nifuza ko buri wese yazimenya. Kandi si ukuzimenya ukamenya ibyazo gusa, ariko kuzimenya mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, zikagusubiriza ibibazo kuko zashubiza ibibazo by'Abayuda, by'Abisirayeli, baba abigishwa be babaye intumwa ze. Uku kuntu Bibiliya ivuga ngo bagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka kwa duha imbaraga. Tuve mu ngo bacu, tuve mu bavandimwe bacu, ibikorerwayo turabizi. Abagabo bica abagore babo murabazi, abagore bica abagabo babo murabazi, abana bica ababyeyi murabazi, ubugambanyi bwose. Ariko uyu munsi n'ikimenyimenyi turi mu bihe byo kwibuka urupfu rw'Abanyarwanda benshi bakozwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Izo mbaraga ziracyahari kuri iyi si uyu munsi, ariko noneho tujye no mu bundi buzima busanzwe. Hari imbaraga zica mu nda. Noneho leta nyinshi, ubu leta itemera gutambutsa itegeko rirengera avortoma cyangwa abortion cyangwa se gukuramo inda. Iyo leta barayihagurukira ngo kugeza igihe yemeye guha abantu umudendezo wo gutwita abana, barangiza bakabica bakiri mu nda. Hari uwo numvaga ejo bundi avuga ati amajwi y'abo bana arimo arahururiza Imana, kuko Imana kandi yabaremwe mu ishusho yayo nubwo bakiri mu nda, ngo amajwi yabo arimo arahura. Mureba akaga. Ariko ibyo bintu imbaraga z'Imana zabihindura umuntu agatinya icyaha. Ninda yaba yasamwe umuntu agatinya kwica, gukora icyaha kabiri. Kuko icyaha cyo wenda akenshi ndazivamo, ntabwo ari iz'abantu baba barashakanye, nako zo bakuramo. Noneho kugeretseho icyaha cyo kwica. Ubu umuryango uribasiwe, niba mutabizi. Umuryango wubatswe n'umugabo n'umugore, aho abana bavuka. Uwo muryango Satani ahora wibasiye, ariko muri iki gihe cyacu afite intwaro zirenze zo gusenya umuryango. Uzabyumva umuvandimwe wawe naza ari umusore mutegereje ko azababwira izina ry'umukobwa, akabona
uriya musaza ata amafaranga. Ngubu itariki 17 hari abepiskopi benshi b'Abangirikani bo ku isi yose bazateranira i Kigali, baje guhuza umutima no guhuza ibitekerezo no guhuza imbaraga uko barwanya uyu muyaga wa Satani w'abagabo bashaka gusezerana n'abagabo bagenzi babo n'abagore bashaka gusezerana n'abagore bagenzi babo. Mumbwire noneho umwana azongera kuvuka gute? Kandi abo ngabo ngo barashaka kuza kwadopta umwana wawe. Ese abo ngabo badashaka kumubyara bakurerera gute? Ubwo inama izahurira hariya niyo biyemeje ko yamaganije. Uyu mwaka ushize hari inama yabaye mu Bwongereza, abepiskopi b'Abangirikani bo ku isi twitabye umwe mu bakuru umwepiskopi wa Canterbury, kuko buri myaka 10 bamuhaye icyo cyubahiro kugira ngo ajye atumira bo ku isi b'Abangirikani bakora inama mu Bwongereza. Canterbury yarahamagaye, ntabwo abanyarwanda twagiyeyo kuko twari tuzi umugambi afite. Ejo bundi yahuje abepiskopi mu Bwongereza bose basinya itegeko nibwiriza ko bagiye gutangira gusezeranya abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Ibyo nibyo byatubujije kujyayo, twari tuzi ko barimo babitegura. Turabona ntabwo ushobora kujyayo. Abo muri Nigeria bose nta numwe wagiyeyo, Uganda yose nta numwe wagiyeyo, ariko bamwe bashaka za mfashanyo bagiyeyo. Archbishop wa Kenya yaravuze ati ntabwo njyayo, ngo nutajyayo wowe ufite inka zawe turakuza abamasayi mugira inka twebwe turajya. Bariya nibo baduha, batuvunguriraho natwe tukabaho, bajya gushyira ibyo byaha. Musenge kugira ngo imbaraga zazuye Kristo zizura abantu mu bupfapfa no mu bupfu. Naho nitudasenga, nitutavuga, tuzajya tubone abantu bavuye hariya, abakobwa badutereraga amakorasi n'indirimbo nziza, haza abakobwa babiri bati vika uradusezeranya byanze bikuze. Iyi bintu nibikabe tukiriho. Imana idutabare. Noneho hariya rero murabizi hatu byo gutanga. Twebwe turavuga ngo ab'Imana yateranyije hamwe ni Yesu wabivuze ngo ntihakagira umuntu hariya bitandukana n'umugore we. Umugore we bamwita igihangange, usanga bajya kumusura nk'abajya gusura ingagi. Mwebwe mubishobora mute? Mwebwe mubishobora mute? Noneho babanje kujya batandukana bakongera bagasezeranya. Iryo bwiriza rya Yesu, iryo tegeko rya Yesu barikandagiyeho kera, baravuga ngo niba mutagikundana shaka uwo mukundana muze tubaseze. Ariko noneho akaga dufite ni abakozi b'Imana, bo twita abakozi b'Imana, abangaba bambara amakanzu nk'aya yacu, ukabona ku manywa y'ihanga ataye umugore n'abana, n'abariya abana bacu bahagurutse hariya bangana kuriya, bakabona papa igisaza kirahagurutse gitaye nyina, gishatse undi mupastori w'umusore, bagiye kubana, barabasezeranya. Murumva itorero aho rigeze? Ubwo si ryo riracyari itorero. Dusenge imbaraga zazuye Kristo zizura itorero. Naho ubundi bya Kristo ritubikandagiraho byose nta n'itorero dufite. Reka dusenge. Wavuga iby'abadayimoni na Satani, umwaka warangira kivuga. Bana turagushima cyane kubw'uyu mwanya watwemereye guterana muri urusengero rwawe, muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe kuri uyu munsi wa Pasika y'uyu mwaka. Twatize ku mbaraga zakuye Kristo mu gituro, kandi Kristo yaravuze ati izo mbaraga zizaza, kandi ku munsi wa Pentekote zaraje,
noneho abantu ntibagitinya bavuga bashize amanga bararangurura. Natwe Nyagasani dukeneye izo mbaraga, kandi uko tugenda tujya kure yawe ni nako izo mbaraga zidashobora twe, ariko turushaho kukwegera ni nako imbaraga zawe z'Imana isumba byose ziba muri twe. Reka iyi Pasika kuri benshi muri twe twiyemeze kujya ko wazutse, tuguhamye mu byo tuvuga, ariko tuguhamye no Mukiza wacu. Amen. Imbaraga z'umuzuko zirahari, imbaraga zazuye Yesu zirahari, imbaraga zahagaranye na Saduraka na Meshaki na Abedinego zirahari, izahagaranye na Daniel mu rwobo rw'intare zirahari, izo mbaraga zahagaranye na Mbanda, izo mbaraga zahagaranye n'ababishopu bo mu Rwanda, izo mbaraga zahagaranye n'aba bagabo bavuga Yesu, izo mbaraga muzikomera amashyi, izo mbaraga zazuye Yesu zizazura, izo mbaraga zahagarana natwe. Imana nihabwe icyubahiro.